give up. Nicika intege umukwe aradutegereje. Imana ishimwe cyane. Kandi ingororano ngo zimuri hehe? Ngo zimuri imbere. Amen. Ngo araje zimuri hehe? Zimuri imbere azishoreye. Ngo azagororere abakozi. Ntimuzagwisara inshuti zanjye. Ntimuzagwisara, nta muntu wakumva ikintu nk'iki ko cyahagurutswa namwe. Ushyizeho inote ya 500 ya igihumbi, ubuceri, data wa twese, buri wese n'ibindi byose wakoze tutazi. Ntugwe Isari. Tegeza mariage. Amina. Shyingiranwa byawe bizamukane. Muri no minsi hari akantu kaje ko koroshya ibibazo byo kwa gatandatu. Tugasanga tutere dufite imwe double cabine. Ubwo ni pick up ku cyongereza. Izadutwaza ba cameraman. Ako muzi ko ubwo ko mu nsese ni pick up nyine. Kugira ngo imodoka izadufashe gutwara ba kamera. Ni mureki bishyingiranwa bigende kwa gatanu nimugoroba. Birimo biraba je musi ntabirimo kuba ngo tworoshye ikibazo cyo kwa gatandatu. Kabijyana bakabishyira hano mu cyumba kabifungirana. Bari babimaze babyibira muri reception. Mwarakoze kwiga n'ubwo bwenge nabwo. Bari babimaze mushyiraho umuzamu akareba ukuntu murimo kurya muvovora inyama akagera akabitasye akaza muri sare hano mugira ngo arahari n'itoroshe byose mwamuyimuguriye. Nabo bakaba bamucunze bakagenda bagacomora nk'indobo. Nuko nyine burya ngo uko abarinzi bajya imigambi n'inyoni ziba ziginde. Ubuse ntimwagikiye muri mujyana kwa gatanu nimugoroba ukagenda ubisangayo ntimwakirangire se. Hari amahano se mwakoze. N'ubu rero kugira ngo bitibwa amabanda yakanuye ohereza yewe ohereza iwacu muri umukora bikira mu cyuma gifunze uzasanga nta kirakoreshwa. Agikoresha iki ko nta kintu ararya nta kintu aranywa ngo kugeza uje arakora iki? Hazatekera rimwe twaje nibwo azatwengera vino nziza y'umurera imininye neza atubagire ibibyibushye. Ijambo ry'Imana muri Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 3 umurongo wa 10. Yesaya ibice 3 umurongo wa 10. Umurongo uratubwira ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Imana ishimwe. Yesaya 62. Yesaya ibice 62 umurongo waho wa 11 nawo ukavuga ngo dore Uwiteka arategetse ageza ku mpera y'isi ati nimubwire umukobwa w'i Siyoni muti dore umukiza wawe araje azanye n'ingororano kandi inyiturano yo kwitura imuje imbere. Byahishuriwe Yohana bice 22 umurongo waho wa 12. Dusoma uwo murongo indi yose iragenda igaruka mu nyigisho hagati. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Amen. Hallelujah. Mu buzima busanzwe tubamo bw'iminsi yose kuva umuntu ageze ku isi, ubona umuntu ashaka ubuzima, ukabona umuntu arashaka kubaho ariko agashaka icyo akora. Muzabirebe uko umuntu agenda aca akenge atangira kumva yashaka icyo akora.
ndetse ukumva atangiye kugambirira n'ibyo azakora kera akabishyira mu migambi. Umuntu yakwiga, yamara kwiga ukumva arashaka akazi, n'utarize nawe ugasanga arashaka kugira ikintu yakora. Kijya ni ikibereka yuko muri ubu buzima umuntu agomba kubaho akora, akeneye gukora ngo nibimutunga bitunge abe bazamukomokaho niba azabagira, bigere no ku gihugu, kuko Salomo yavuze ko ibyo umuntu agenda atunga byose uko agenda bigwiza nabo kubirya baragwira. Kandi ntukabyange, kuko uramutse ubyanze yagusubiza mu batungwa n'abandi ntiwongere, kuko ubyanze gato ukabyinubira Imana yagushyira mu bahabwa ikakuvana mu batanga. Ujye ubyitondera rero, kuko uzi ko mu ivuka ry'umuntu nta kintu aba yazanye, ibyo byose ntabwo umuntu abazi ko azabitunga. Noneho rero niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abatesalonike mu gice cya 3 umurongo waho wa 10 yababwiye ngo udakora ntakarye. Iryo jambo umuntu yibaza impamvu ryaje muri bireka gushobera, kandi Imana igaburira n'ibikona n'inyoni byose kabyambika n'uburabyo, ariko arababwira ngo udakora ntakarye. Na Pawulo abisubiramo nanone ahandi hantu mu byakozwe nko mu 20 umurongo wa 34 aho yigishaga abantu gukoresha amaboko yabo, aravuga ati mu buzima bwanjye bwose amaboko yanjye niyo yankenuraga. Nawe asoreza kuri iri jambo. Ariko ibyo byose yavugaga iyo bihuje n'amagambo tumaze gusoma usanga n'Imana ishaka ko dukora. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu igihe cy'ubuzima bw'umuntu cyose ariko kuvuga iminsi umuntu abayeho utazi uko izangana, mu kurama kwawe, gukora kwawe, ariko kuguhesha ibikufasha. Yobu yarabivuze mu gice cya 7 aravuga ngo ariko iminsi umuntu amara mu isi si nk'iy'umukozi ukorera ibihembo, ngo si nk'iy'umuretwa, ngo nk'uko umuretwa, umva hano Yesu aravuga ngo nk'uko umuretwa yifuza igicucu. Umuretwa ashobora gukora guhera mu gitondo izuba rikamurasiraho, irya saa 3 n'irya saa 4, irya saa 6 n'irya saa 8, na rya rindi ry'ikirengarenga rikamurengeraho, yifuje nibura agacucu. Aho gacucu rero kabaretwa ni cya gicu mujya mubona giturutse nko hejuru ya jari kikaza kikanyura hejuru y'Kimisagara gihoreza abantu, kikambuka hano Nyarugenge kigahoreza abandi bantu bari Gikondo no kwirebera hose, kikabahumuriza abantu bakiruhutsa. Ntabwo kimara umwanya hejuru yacu akenshi, ariko ukabona kiremya agacucu ukumva urahorewe. Icyo gicucu rero muri twarakifuza mu gukora. Ntabwo ari yo gusa wabivuze, ahubwo no mu bwiza yarabivuze. Ariko ibintu byose umuntu akora kiri mu isi ngo buriya baruhira iki? Kwaba ruhira ubusa. Ngo arabikora akabikunda, akabishaka cyane, bikanamukundira, bikamwitaba rimwe na rimwe, akabigwiza. Ngo ariko yamara kubigwiza bigasigara biribwa n'utarabiruhiye. Abato, abakuru, mugenda muri uyu mujyi, hari inyubako muzajya munyuraho, abakuru bibuke ukuntu nyirayo yayubatse, ahita agenda. Simbavuga, murabazi. Bigasiga nyine iryo zina gusa, ariko bitunze abandi. N'uvuye iwabo muri uyu mwaka utarahabaye nibura chance yitangira, nta na fera beto yazinze, usanga biramutunze. Yesu adufashe cyane, kandi akagubye kutubera isomo ko rwose iminsi umuntu amara akora ni ukugira ngo bigutungire uriho, ariko mu by'ukuri biba bizasigaranwa n'isi n'abandi.
icyitonderwa rero ibyo byose nababwiye ni hano ku isi, n'ubuzima bwa hano mu isi, ariko hakaba n'ikintu bita imirimo dukora izadutunga mu ijuru, ariyo twasomye muri Yesaya 3:10 ngo nimubwire abakiranutsi ko bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Aha harimo akantu ka exception hagati yacu n'abandi na rubanda n'abisi, ndagasobanura. Mwari muzi ko Bibiliya, ndaje ndabibereka, itwemerera twebwe abakiranutsi, haleluya, ko imirimo dukora mu isi tutayikonsoma gusa hano, ahubwo twebwe tuba turimo dushyira no mu ijuru. Mana ishimwe, nta bintu dukora hano mu isi tw'abakiranutsi tuvunikira ntibihita birangirira hano. Imana ishimwe cyane. Mubizi imibare, amahurizo, algebre n'utundi twose, niba imibare yo kwandika 0 gatwara kangahe? Gatwara 1, gatwara 2 gutyo. Nandika 0 ntware umwe. Iryo jambo ryo kuwutwara baje kurihindura babyita kuwubitsa. Nandika 0 nkabitsa 1. Iriya rimwe mu kanya kanteturura nkayongera ku murongo ukurikiye. Uwo mubare mbabwiye niwo mubare abakiranutsi babariramo. Mana ishimwe. Uko turiye tukabitsa, uko turiye tukabitsa, uko turiye tukabitsa. Nta tegeko rihari rivuga ngo ubitse ibingana gutya ku munsi, ku isaha, oya. Icyangombwa nuko kuriye ya 0 wanditse aha, bitsa. Niyo mpamvu nshimira Yesu ko uko tuje mu iteraniro dutura, bura tutabonye umwanya wo guterana nko mu minsi y'imibyizi ngo uwo munsi duture, cyangwa se ukore mufuka ufashe umukene ugaburira umushonji, uwo munsi wakonsoma gusa ibirangirira inaha, ariko uwo munsi ntacyo wawinjije hehe mu ijuru. Niyo mpamvu Yesu ubwe yivugiye ngo mumenye ko aho ubutunzi bwanyu buri ariho n'imitima yanyu izaba. Iyi mirimo yo mu nzu y'Imana, iyi mirimo itujyana mu ijuru cyangwa iduherekeza tugiye, mvuze gutyo kuko hari tubanziriza yo twayisanga, ni Imana yayitugeneye. Rya jambo benshi muzi riba mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 10 rivuga ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza yose y'Imana yateguye kera kugira ngo ubu tuyigenderemo. Haleluya. Izaduhaho kuba ni imirimo Imana yatugeneye kandi yitugena kuyikorera. Imikirwa itagaragarira abantu. Oya, nizere ko nta n'ubikeneye muri mwe kumenya igiteranyo cy'ibyo amaze gushyira hano, nk'uko nawe wakubaza igiteranyo cy'ibyo ukonsoma Imana ntabwo wakibona. Ntubibarishe, ntuzanabikenere, kuko biva mu byo Uwiteka aduha. Imana ishimwe cyane. Iyi mirimo rero itagaragara n'igaragara yose dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 20, tuhasoma aho hantu. Timoteyo ibice rwa mbere n'urwa kabiri, urwa kabiri igice cya 2 umurongo wa 20 n'uwa 21, mvuga havuga
rwa kabiri igice cya kabiri 20-21. Mu nzu y'inyumba ntihabamwo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Imana ishimwe cyane. Nihangane nsobanurira ijambo riza amahangaha, abantu bashobora kwibazaho ukundi. Imirimo y'icyubahiro n'ibindi ngo nikora indi iteye iki? Isoni. Kuko ufashira ijambo ukarihuza n'imbuto za kamere ziri hariya mu Bagalatiya, wakoze ibintu biteye isoni ntibikira. Ndajya nkubwire ko mu rugo iwawe hari ibikoresho byinshi, iby'ibiti n'iby'ibumba n'iby'ibyuma, kandi koko ufite ibikoresho mu rugo bikora iby'icyubahiro ku buryo wumva wishimira ko byajya ahagaragara, ukabibika ahagaragara. Kera tugikoresha inkwi nta nshoka muri saro. Ishoka murayumva? Indya biti, intorezo, mu byita ukuntu kwinshi. Mu Gifaransa yitwa hanche. Ntabwo wayibona muri saro. Iraho amavaze ari, iraho imitako iri, nta wayishingira umusimari muri saro. Ariko ikora ibintu bikomeye. Amen. Ntabwo ufite vaze y'indabo ngo uyijyane mu gikari, ku ibaraza ry'inyuma harya hafi y'aho umukozi aba yogereza ibintu. Oya, ni ku muryango aho bahingukira hariya. Ibyo ni ibintu by'icyubahiro. Mu kabati kanyu ugasanga amatase, amasutase, za skriyeri, ibiyiko, amasahani meza, amaplato meza, ibintu bihenze byiza Imana yabahaye. Ariko ntushobora kuzanamo urwabya, icyungo. Inkono ya Kinyarwanda mu Gifaransa bayita la marmite. Yemwe bana, marmite. Mbabivuze gutyo kuko nzi ko abana barahanga batabyumva. Ntabwo uyizana muri saro yo, nuko ikora ibiteye isoni. Hubwo biteye isoni kuyisanga muri saro. Ni ijambo ry'Imana rivuga. Ntarondoye byinshi cyangwa byose, hepfo yaho haravuze ngo ariko umuntu niyiyeza, Imana nishimwe, akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye igikoresho cyiza cyejejwe, gifitiye nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Aha rero mpageze ngo cyatunganyirijwe imirimo myiza yose, nahise numva haje urugero. Buriya mu rugo mu by'ukuri ndabivuga ko nzi ko hari abantu baba baraciye muri ubwo buzima. Ushobora kugira isafuriya imwe kandi igateka byose. Kayisongamo ubugari, igateka n'imboga zabo. Upfa kubyara urushyira hariya nayo ikaboneka. Ariko ntushobora guhita utangira kuyikoreramo imboga zo kurisha bwa bugari itejejwe ubukoko. Kuko murabwumva yemwe ba? Itejejwe umutsima umaze gusongeramo. Shaka icyuma, niba ntacyo koresha ikiyiko, niba ntacyo shaka igiti cy'umwase uyiharuru uyiharagate yose. Shaka icyogesho, shyiramo imonyi n'umucanga byose, kuba ku buryo za mboga nta wumvamo impumuro y'iki y'ubugari, bihurire gusa mu kanwa no mu nda. Ibyo ntibyarangiye ukayitekesha n'icyayi kuko yabonetse deja, ibyo byavuyemo. Nanone yoze uyitunganye, za mboga uzimaremo, niba ari imbwija niba ari karoti, byose ubimaremo, nurangiza uyitunganye iteke n'icyayi. Igikoresho cyejejwe gishobora gukora imirimo myiza kandi myinshi. Amen. Ne vous lamentez pas, ntukiganyire ngo nuko usabwe gukora byinshi. Ngo hano hari inyubako, koresha ku musanzu, mikoro na uniforme,
hari umwana ejo wansabye itike, umunyeshuri nendaga guha amakaye, wirondora byinshi umeze nk'ubirakariye, nuko Uwiteka yakwereje gukora imirimo myinshi. Cya kabiri, nuko Uwiteka ari wowe yahaye uburyo. Ntimugakine n'ikintu cyitwa uburyo, le moyen, uburyo, kubona uburyo, icyo kintu mucyitondere. Kuko mu ijambo ryitwa uburyo hazamo ibintu biri kuri kote financier, kubibona. Hanyuma hakazamo na occasion, igihe cyo kubikoresha. Niyo mpamvu Salomo asenga mu Bami ba mbere igice cya kabiri, yabwiye Imana ngo ma, ndagushimiye ko inzu yivuganye na data ntahari. Cyokora nkuko wamubwiye ngo uramubwira ngo mu nda ye ngo harimo umwana uzasohoza ibyo wamubwiye. Data Mana we, umukambwe ntiyabibasha, biramunanira kwera intambara zamuhoragaho umuriro umucanyeho, ngo ari kumpaye ihumura impande zose. Iri humura umpaye impande zose ngiye kurikoresha ndikubakiremo inzu. Imana nishimwe cyane. Ubwo ni uburyo, mu buryo bw'ifatika n'uburyo mu buryo bw'igihe cyiza. Byombi rero nibihurira kuri wowe, jya ubikoresha byombi. Mbere nk'aho mukongomani avuze ngo profiter de l'occasion quand il est temps, profiter de l'occasion quand il est temps. Hari igiswahili kivuga ngo kunja mifupa mba domeno iko, ngo ugihe kinyamagufu gifite iki? Amen. Rya kaguru ry'ibi utubeya urya n'ibyumye byaborogoshoye ugifite iki? Amenye. Kuko nuko mutabizi, ariko mu migani riba mu cyaro harimo uvuga ngo ntugakukamenye ibigori byese, bagende bayahanduremo ari nkane akurikirana n'amabwene byose, kandi ibigori byari byese. Iyo mirimo yose igusaba kuba ufite uburyo. Pawulo yandikira Abafilipi, haleluya, ubwo buryo yarababwiye mu gice cyaho cya 4, muzahere ku wa 16, ariko aho nshaka ni ku wa 19. Abafilipi 4 uwa 19 gusa, indi ibanza muzayisome nyuma, ntimuyisome nkihagaze ahangaha. Umva ukuntu uwa 19 uvuga: kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Imana ishimwe, haleluya. Imana yanjye izagira ite? Ngo izagira ite? Ntago ari ukuborohereza, ahubwo izabamara ubukene bwanyu bwose. Please mumbabarire mujye mwita ijambo uko rivuga. Izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri. Ibyo ngibyo bikorera kutumara ubukene. Akenshi iyo yabonye ukunda gutanga, bakunda gukora, bakunda kuyikorera muri bwa buryo twavuze bugaragara n'utagaragara, ndagira ngo nkubwire ko ijambo ry'Imana rikwasira, rirakwizeza ko izajya iguha uburyo y'imbere icyubahiro Imana yacu. Iyo yakubonyemo uwo muntu ikakubona iki, ikabona ntabwo tumbatse cyane, urarekura iguha iki? Uburyo. Mana nishimwe. Pawulo yongeye kubyandikira Timoteyo, nimuhasome mu rwandiko rwa 2 igice cya 2, tugeze ku ngingo yitwa uburyo, guhabwa uburyo, kubona uburyo. Nshuti zanjye, hari iminsi yabayeho nshuti zanjye, umuntu agashaka gukorera Imana akabura iki? Buryo. Agutambuka imbere barimo dutura, wakwiye ko nta n'igiceri winjiza, kumvura aribwa ha. Muzi ko harigeze nigeze kwifuza ngo Mana wambare ninjiza 100 mu munsi. Wambabariye iwanjye akajya hinjira ngahe? 100 mu munsi. Ninjye ubibwiriye ndi imbere y'Imana nzi.
icyo gihe mbyifuza jenoside irangiye inkotanyi imwe itananze rwose yamenyera hese ntabwo yaranze inyihera moteri generator sindayicana he mu minsi bikimuri buranaje sinari no kwicana kandi manda kagurishije 50,000 nguramwe amagara 3 yo kunyongesha hanyuma igare ryavirisaga 300 ndavuga nitera amajeke ndi 300 fois 3 égale 900 aya naya bazagiye kujya yinjira tu ariko umuhamagaro ni kasha ayo magare yakurikiranye uko ari 3 bayatwarana n'abanyonzi umwe kamyo yamukubitiye Las Vegas kubaza umujyi nahangaha hari kwa Rasta ifanga abarara nk'iryi Imana iramfasha ntiyapfa polisi biraje yora amaguru dumu n'amariyo byose Kacyiru watahiraho ngaho irindi munyonzi bararimwiba irisigaye rimwe hagaze hariya mu Kinamba abahazi kera ndimo ndikoresha ndigurira ibirenge nkora mu cyoto bashyiramo n'amasasu niko babyita Uwiteka ati sinshaka kongera kubona uhagaze hano ukoresha igare iryo niryo rikurikiraho nsubira ku kanjye nubona Uwiteka guhaye uburyo rero jye wishimira kubonye uburyo kandi wishimire kubonye cyo gukoresha Imana gukoresha umurimo w'Imana mu nzu yayo abantu bajyaga bantambuka imbere bo ubu gutambuka n'ibiseke bije vuba kubera ubwinshi bw'abantu no kudatakaza umwanya birabyoroshya gukorera Imana mu bantu benshi ariko ubundi guhera 79 ngizwa kugeza ubu nako kugeza mu myaka nk'iya 90 n'ibindi twizanira guturo ryacu hano wareba abantu bagucaho baza gutura kumva urashize kumva uri murashirira huri bagucaho baza batura bagaruka kanya basenga basebera batuye umugisha data we ngereraje muri vuga ngo n'abatabonye icyo bagutura ngo bagutuye imitima arakana gastangiye gukina ibintu ntango bakita agafaranga kakubise umuhanzi urushyi nta bantu babibonyera none babibonye kamudi urushyi baratura imitima ngo tuyikoreshe icyo wataka aho kantu karasirikire kuri WhatsApp nta soni harimo ngo batura imitima se yishyura urusengero imitima igura ibyuma kurushyi imitima twarayimuhaye tunayimuturira no mu nzu y'Imana niyo twatashye buryo turayimuha Rwandiko rwa mbere rwa kabiri rw'Abakorinto ibice 9 Rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto ibice 9 umurongo wa 8 ibice 9 umurongo wa 8 mvuko uwo murongo uvuga haleluya uwo murongo uravuga ngo kandi rero Imana ishobora kubasaza rero jambo kubasazaho hariho accent mwayibonye biva ku nshinga gusaga ishobora kubasazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije muri byose amen haleluya dusubiremo kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza bingahe nabwo byose mufite ibibahagije muri bingahe kandi muri byose irija mu muryumve neza irabishobora kubasazaho autrement ishobora gutuma mugira ibisaga nicyo bisobanuye mugasaga muri byose ariko ngo objectif ya yari yihe ari ukugira ngo murusheho nukurushaho ubwo hajemo ijambo murusheho
ni ukuvuga ko icyo kintu cyo gusaza cyo kuguha ibisaga ibikora wari usanzwe ukora, ahubwo igira ngo ugire ute urusheho kugira ngo umuntu ko mukorera Imana mufite ibibakwiriye byose, mufite ibibahagije byose. Imana ishimwe cyane. Yandikira Abakorinto Pawulo abibutsa iby'itorero ryahitwa i Makedoniya, itorero ryo ku mugabane w'Uburayi nk'uko namwe mubizi. Makedoniya ntibiri, ariko ryafashije iry'i Yerusalemu kwizahura cyangwa kuzahuka. Barazahaye Yesu amaze kugenda cyane. Ya minsi yose yabanjije akarengane musanga mu gice cya 2, cya 3, cya 4 babaho mu gusangira ibyabo. Irya minsi yarabazahaje cyane. Pawulo rero anyura mu matorero abasaba kuzohereza i Yerusalemu byo kubakenura. Hari n'umunsi yababwiye Abakorinto, aravuga ati mwabakorinto mbasabe mbinginge mu kwezi gutaha nshobora kuzanyura iwanyu ndi kumwe na Timoteyo umubitsi wacu, ariwe nashinze cyangwa twashinze iby'inkunga. Nabasabye ntimuzaterateranye ibyo kujyana ari uko tuhageze, ahubwo muzambabare mu bikore mbere, muzaze nsanga iby'ubuntu mwari biteganyije tubifata tujye gute tugenda. Yaje kubabwira ijambo mu gice cya 8 yandikiye Abakorinto, aravuga ati mwari muzi ko i Makedoniya bamaze kugira ubuntu haciyemo akantu k'ubukene, atari ubwo bukene ntabwo bwabiganyishije, bwarabanejeje ko babutewe n'uko bakoreye Imana. Aho mukumve neza, ariko mu minsi mike Imana ibasukiramo, ibahaye umugisha kubw'iby'ubuntu batanze. Amen. None ubu baraduhugurira gukangukira umurimo w'ubuntu nawo. Akankavuze ngo utagira ngo buri gihe izajya ihita ibigusubiza uwo munsi watanze, izajya ihita ibikora uwo munsi wakoze. Oya, ishobora kunyuzamo akantu kitwa ubukene, krize igacamo. Yemwe murankurikiye, ndagusabye nyuma yo gukorera Imana nihacamo ka krize ntukabyinubire ngo birakarire, ngo ubyituke ubyitonganyirize ubitonganyirize Imana. Burya ibirimo igira ngo irebe uko wifata hagati yo gukorera Imana n'ako ka krize n'igihe izongera kuzanzamurira. Ibyo kandi yabikora. Hari abantu bose bakoreye Imana nyuma yo kubikorera kubitwa n'akantu k'ubukene, atari inkoni atari iki, ahubwo ari Imana igira ngo irebe uko babihagararamo. Muri Yohana mu bice 4 mu murongo waho wa 38 haravuga ngo abandi barakoze namwe mwazunguye umurimo wabo muri Kristo Yesu. Niko uwo murongo uvuga, ntabwo narangiza izi nyigisho ntawuvuzeho. Abandi barakoze namwe mwazunguye umurimo wabo muri Kristo Yesu. Ijambo ryo kuzungura abandi bakoze. Imana ari imbere ngo ndibahe muribonemo yuko atari mwe mwatangiye umurimo, si namwe mwenda kuwurangiza, ahubwo umuntu wese arangiza iye. Niko ijambo rivuga. Dawidi amaze gukora ibyo yategetswe mu gihe cye arasinzira. Niko birivuga. Mu gihe cyawe kimwe navuze cya gihe cy'ubuzima, icyo gihe nicyo ugomba gukora mu ibyo ugomba gukora, ariko uzirikana ko urimo gukora mu mwanya w'utagihari. Umushumba yakira iteraniro mwamwumvise, ariko yavuze ngo yahereye ku bantu batangiye iby'ifatizo hano, ahera mbere yaho ku batazi urwashenywa ahangaha turi. Urusengero rwashenywa aha turi rwubatswe mu mwaka wa 79 na 81 mu kwezi ntibutse nibwo habereye umubatizo wa mbere. Rwubatswe n'Abasedwa.
abitwaga ba Ura, abitwa ba Nani, abitwa ba Blume, abitwa ba Lefanyesandi, abo bose igitangaje uko mbababwiye ko abo bose ntawe ukiriho. Indi ukiriho hariho uherutse, ariko umenye ko ari abarefu ni babiri. Burya hari refu mukuru na refu muto. Ubwo uherutse hangana umuto rero. Navuga ko umukuru rero abo bantu bose batambutse, umushumba yakira iterano cyo yakivuze. Nimuzirikane ko hani Nyarugenge, nimwibuke umwaka nshuti zanjye, nimwibuke umwaka muwibuke. Nyarugenge ahangaha mushyingura hafi ya buri wa gatanu cyangwa buri wa gatandatu. Nibwo Baraka yapfushije umudamu, nibwo hariya hapfuye undi, nibwo Hoziyana yapfuyemo abandi, nibwo mbega ngo abantu barataha. Yari maze iminsi ivugiye hano ngo igiye kujya ibigishiriza hehe? Ku marimbi. Itangije ivuga butumwa hehe? Ku irimbi. Ariko ubuhanuzi buragwira ngo kagira Imana. Ubwo wamenye buzavuga iki gusobanurira? Abandi barazunguye namwe mwakoze umurimo wa muri Kristo Yesu. Uriya musaza baberetse Muzehe Joseph Habineza niwe wanshingiye muri 1988, yageze i Gasava avuye Kibungo irw'inkuba, kandi ubwo yagiye iri yavuye mu Bugesera, abisigananya kwigendera mvuye kuri Gabriel. Abo bose ndaye rubanza ku gihe cye ari usigaye ahari. Namwe umuntu yaje kugenda Gaspard mbuze uko ngira. Ndabibabwira sa amateka nje kuvuga. Nubwo nyazi amateka y'ituro ryacu ndayazi cyane. Ndagira ngo mwumve yuko twarazunguye, turimo turakora mu mwanya w'abandi. Barangije baragenda. Nk'umuntu wagarura abubatse rurira rwa mbere akabona urunguru akarureba. Haleluya. Ubusabantu paza kigasave twagiraga kera n'umuyenzi Kayihura yavugizagamo ingoma 68. Muyenzi ko yanze ko tunawurandura, akavuga ati murandura murege kuwurandura nkumva umugongo uracika. Kayihura yaga ko tumurandurira umuyenzi yavugijemo ingoma bwa mbere, amazi gasave mwajyaga mu buntu handi urusengero. Burya muyenzi kugira ngo yemere ko tuwurandura byasabye kumukanseringa. Dore nguyenze Habineza byasabye counseling, kuko twabonaga urusengero ruri Gasave ruzahagera. Ariko ageze haremera turawurandura nyine nta kundi kubigenza. Kandi nawe nyine warwaye mu nda. Uwo muyenzi warwaye mu nda, hari ukuntu igiti kirwara mu nda, nticyume giturutse hejuru, nticyume giturutse no mu mizi, kikarwara hagati aha. Umuyenzi ufatwa n'indwara yo hagati, utangira kuma ujya ruguru no hasi. Nuko tuvanaho baragenda barasa baracana. Turimo turazungura, abandi barakoze. Ashaka gusoza rero mvuga kuri iri jambo ryo mu byayishuriwe Yohana 22:12. Imirimo y'inaha mu isi niho nsoreje. Imirimo y'inaha mu isi dukora iyo yose mureba turuhamo tukiyuha kuya ngo turebe ko twabona icyo turya, turebe ko twakwambara, nkuko nababwiye ntangira irangirira inaha. Irangirira inaha, ibyo urya, ibyo wambara birangira inaha. Iyo ugiye ugenda uko waje. Niyo mpamvu Salomo yavuze ko wakunda babwiye. Ariko imirimo dukorera ijuru, abamenye iryo banga muri komeze. Iyo mirimo nababwiye ko hari igice kigerayo tukazanya tugisanga, hakaba nije igizite idukurikiye, iduherekeje nkuko ijambo ryavuze hano. Nashimye kubaha urugero rw'ibishyingiranwa, ibirongoranwa, ibyo bita amajyambere ahandi. Biriya bintu nta mukobwa n'umwe utabikenera yagiye gushyingirwa. Gitangaje mu myaka y'umukobwa yose ntago barimo bigura hajwe.
umukobwa bigura yamaze gukobwa, bavuye no mu murenge. Kera kubera ko ubukwe bwajyaga gukunda gupfa cyane, kandi ubukwe bwapfa mukarimura. Icyo bita kurimura ni ikinyarwanda mutazi, aho ni mu nshuke. Kurimura ni ugusubiza ibintu byose byo kwa ba mwana wawe, cyane iyo ubukwe bwapfaga buduturutseho twebwe. Aho ubukwe bupfuye buturutse nibo barihaga. Niyo mpamvu bavuga ngo oya mbitonde muko, itonde tuzatangiye kugura ibintu ari uko wavuye hehe gutera igikumwe, kuvuga amasekuru ko babyitaga kera. Umugeni wamaze gukobwa yaramaze kuvuga amasekuru, yarateye igikumwe na Yesu, amen, akwiye gushyira umutima ku bishyingiranwa gusa. Ndimo ndabona ari umunsi w'abagore hano kandi barahari benshi. Murabizi ko mwashyingiwe namwe. Urabizi ko ikintu cyose waguraga ari cyo kujyana mu birongorano cyaraziraga ko mwakwibeshya mukagikoresha. Isahani yawe, sorori yawe, mwuko wawe, akamamiyo kawe, ntago mama yagucisha kuvuga ngo ntiza ya sorori yawe twabonye abashyitsi. Nuko ngwita mama bisuke ku ntara n'ubundi niho bariraga. Ariko mwinkoreshereza amasahani ntarayageza hehe mu rugo rwanjye. Ibintu byanjye by'ibishyingiranwa wibivanga n'ibikoresho bya hano mu nzu. Ibi ni ibyanjye nzagira nte nzatahana. Ko kantu nzatahana, ariko ko kantu ko kubitahana ndikakunze cyane kandi kaje mpagaze hano. Ibi ni ibyanjye nzagira nte nzatahana. Ibivanga n'ibyo mukoresha hano, ugasanga n'imyenda yose arimo kugura arayigura nk'iyazatahana, akaba atataha ubukwe nubwo aba ashaka kurimba gute ngo arimbane uwazatahana. Yatira yakodesha, ariko kumva ako kantu gusa kumva byose azabanza akabimurikira umugabo, maze umwamba bampera umugisha. Komeze mugwiza ibyo gutahana. Haleluya! Potekasora Christando de grosse. Komeze mugwiza ibishyingiranwa. Umukwe aradutegereje. Don't give up. Nicika intege, umukwe aradutegereje. Imana ishimwe cyane. Kandi ingororano ngo zimuri hehe? Ngo zimuri imbere. Amen. Ngo araje zimuri hehe? Zimuri imbere azishoreye. Ngo azagororere abakozi. Ntimuzagwisara inshuti zanjye. Muzagwisara, nta muntu wakumva ikintu nk'iki ko cyahagurutswa namwe. Ushyizeho inote ya 500 ya igihumbi, ubuceri, data wa twese, buri wese n'ibindi byose wakoze tutazi. Ntugwe Isari, tegeza mariage. Amina. Shyingiranwa byawe bizamukane. Muri no minsi hari akantu kaje ko koroshya ibibazo byo kwa gatandatu. Tugasanga tutere dufite imwe double cabine, ubwo ni pick up ku cyongereza. Izadutwaza ba cameraman. Ako muziko ubwo ko mu nsese ni pick up nyine. Kugira ngo imodoka izadufashe gutwara ba kamera, ni mureke ibishyingiranwa bigende ku gatanu nimugoroba. Birimo biraba je musi ntabirimo kuba ngo tworoshye ikibazo cyo ku gatandatu. Kabijyana bakabishyira hano mu cyumba, kabifungirana. Bari babimaze babyibira muri reception. Mwarakoze kwiga n'ubwo bwenge nabwo. Bari babimaze mushyiraho umuzamu akareba ukuntu murimo kurya muvovora inyama, akagera akabitasye akaza muri sare hano mugira ngo arahari n'itoroshe byose mwamuguriye. Nabo bakaba bamucunze bakagenda bagacomora nk'indobo. Nuko nyine burya ngo uko abarinzi bajya imigambi n'inyoni ziba ziginde. Ubu se ntimwagikiye muri mujyana kwa gatanu nimugoroba ukagenda ubisangayo, ntimwakirangire se? Hari amahano se mwakoze? N'ubu rero kugira ngo bitibwa amabanda yakanuye, ohereza yewe, ohereza iwacu muri umukwe arabishyira mu cyuma gifunze, uzasanga nta kirakoreshwa.
agikoresha iki ko nta kintu ararya nta kintu aranywa ngo kugeza uje arakora iki? Hazatekera rimwe twaje, nibwo azatwengera vino nziza y'umurera imininnye neza, atubagire ibibyibushye bifite umusokoro. Aratwiteguye, aratwiteguye, aratwiteguye. Yarantangaje ngo iyo serivisi yanze ko hari abandi bayikora n'ukuri, ngo aravuga ngo nzayikorera. Nawe umubwire umuntu uzakenyera akaduhereza twese, basi ise azamushoboze nyine, azaba afite akazi kenshi birumvikana. Hari ubwo buzaba buri bwire azabikore. Haleluya. Imana ibampere umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.